twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye umuntu Nyagasani akaba aduhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 13 Mata 2026. Ngaho amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 4 umurongo wa 23 kugeza ku 31. Petero na Yohana bamaze kurekurwa basanga bagenzi babo, batekerereza ibyo abatware bohereza bitambo n'abakuru b'umuryango bababwiye. Ngo bamare kubyumva, bose hamwe n'umutima umwe basenga Imana bagira bati: Nyagasani ni wowe waremye ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose. Niho kandi ku bwa Roho Mutagatifu wavugiye mu munwa w'umukurambere wacu Dawudi, umugaragu wawe uti: Niki giteye amahanga gusakabaka n'imiryango gutekereza ibidafite umumaro? Abami b'isi barahagurutse n'abatware barakorana kugira ngo barwanye Nyagasani n'uwo yisigiye amavuta y'ubutore. Ni ukuri rwose Herode na Ponsiyo Pilato hamwe n'amahanga yose n'imiryango yose ya Isiraheli bakoraniye muri uyu mujyi kugira ngo barwanye Yezu, umugaragu wawe mutagatifu, wowe wisigiye amavuta y'ubutore. Barangiza baca imigambi yawe yose wari wageneye kuva kera kubw'ububasha bwawe n'ubushake bwawe. None rero Nyagasani, witegereze ibyo badukangisha byose, maze uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga. Urambure ikiganza cyawe maze indwara zikizwe, haboneke ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yezu, umugaragu wawe mutagatifu. Nuko ngo bamare gusenga, aho bari bateraniye ahinda umushyitsi, bose buzuraho mutagatifu, maze bamamaza ijambo ry'Imana bashize amanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 2. Hahirwa abahungira kuri Uhoraho bose. Niki gituma amahanga asakabaka n'imiryango ikajujura ibitagira shinge? Abami b'isi bahagurukiye icyarimwe n'abatware bishyira hamwe ngo barwanye Uhoraho n'intore ye, bati: Nimucyo ducagagura ingoyi badushyizeho, tunajye kure iminyururu batubohesheje. Utetse ijabiro mu ijuru wese arabaseka, Uhoraho abaha urw'amenyo. Nuko ababwirana uburakari, ubukare bwe burabakangaranya ati: Ni ngiye wiyimikiye umwami kuri Siyoni, umusozi wanjye mutagatifu. Warambwiye uti: Uri umwana wanjye, ngewe uyu munsi nakwibyariye. Binsabe maze nguhe amahanga be umunani wawe, n'impera z'isi zibe ubukonde bwawe. Uzabamenaguza inkoni z'icyuma, ubajanjagure nk'urwabya rw'umubumbyi. Hahirwa abahungira kuri Uhoraho bose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe mu bafarizayi hari umugabo witwaga Nikodemu, akaba umwe mu Bayahudi b'abategetsi. Nuko aza nijoro asanga Yezu, aramubwira ati: Rabi, tuzi ko uri umwigisha waturutse ku Mana, kuko nta muntu washobora gutanga ibimenyetso nk'ibyo werekana atari kumwe n'Imana. Yezu aramusubiza ati: Ndakubwira ukuri koko, nta muntu n'umwe ushobora kubona ingoma y'Imana atavutse ubwa kabiri. Nikodemu aramubwira ati: Umuntu ashobora ate kuvuka kandi ashaje? Yashobora se gusubira mu nda ya nyina ngo yongere avuke? Yezu aramusubiza ati: Ndakubwira ukuri koko, umuntu atavutse ku bw'amazi no ku bwa Roho ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Icyavutse ku mubiri kiba ari umubiri, n'icyavutse kuri Roho kikaba roho. Ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka, ukawumva uhuha, ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Ngo uko bimerera umuntu wese wavutse kuri Roho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ngo uko bimerera umuntu wese wavutse kuri Roho. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Ivanjili isoje igira iti: Ngo uko bimerera umuntu wavutse kuri Roho. Amen, amen, amen. Amasomo twateguriwe nadufasha kongera kwibutswa no kwibuka ingingo twagiye twibagirwa zimwe na zimwe zo mu buzima bwacu, ubuzima bwa Roho. Umuntu agizwe n'ibintu bibiri, umubiri ndetse na Roho. Akenshi dukunze gusanga twibanda ku by'umubiri, twirukanka ku by'isi, tukaza kwibagirwa ibya Roho. Nuko tukaza kurangira turangiye, tuguye kugusha amazuru bitabuze. Niyo mpamvu umuntu muzima ibyo byombi arabifatanya, ubuzima bw'umubiri ndetse n'ubuzima bwa Roho, byose bikagenda byuzuzanya, kuko turi magirirane nyine. Iyo kimwe cyasumbye ikindi, hazamo icyo bita mu Gifaransa déséquilibre, ubusumbane. Nuzamuka ku by'isi cyane umubiri ugatumbagira ukajya hejuru, bizarangira koko ubaye w'isi.
nanone uzamuka mu bya roho cyane usibye ko bidakunze kubaho, birazarangira nyine ugiye mu ijuru, reka tuvuge dutyo. Ariko icy'ingenzi ni uko bifatanya byombi, umubiri na roho bigakorana, wa mubiri wowe na roho nubwo bombi bagomba gukorana, ariko hari umushefu ni roho uyobora umubiri. Ese wowe umubiri wawe uracyayoboye cyangwa ni roho iyoboye? Kwita ku buzima bwa roho, ngiye intego remezo ijye guturanga muri aka kanya, ubuzima bwa roho, la vie spirituelle, kwita ku buzima bwa roho. Ubuzima bwa roho ngo tumaze kubivuga muri urwo rurimi rw'igifaransa, la vie spirituelle, biva ku jambo ry'ikilatini spiritus, in spiritus, roho w'Imana agakumurikira, agatuma koko ubasha kugira icyo uvuga, umwuka w'Imana ugakuzamo. In spiritus, roho w'Imana, umwuka w'Imana, umwuka mweranda, roho w'Imana agakumanukiraho, nibwo koko uzabasha kubaho neza uko Imana ishaka. Ubuzima bwa roho turaza kwibuzwa muri ano masomo ko hari ibyo kwibagirwa ubuzima bwa roho. Ese wo utwaye iki niba wibagiwe ubuzima bwa roho? Ni mu cyaro tuborwa na roho, nicyo Nyagasana dusaba muri ano masomo matagatifu. Nuko rero tuze kureba akanya tujya duha ubuzima bwa roho ndetse n'uburyo tujya twibagirwa ubuzima bwa roho. Izo ntumwa twumvise mu isomo rya mbere Petero ndetse na Yohani, twumvise igitangaza bakoze cyo gutuma ikirema kigenda, nuko mu izina rya Yesu ati haguruka. Icyo gitangaza cyakomeje gusya abarubanda, abakuru, kugeza na none barabyumva, barabafungisha, babakora ibintu bibi, barabakubita. Turakomeza tubumva Yohani na Petero uburyo bari guhamya Yesu Kristo wazutse. Izi ntumwa rero Petero na Yohani twumvise mu isomo rya mbere, bamaze kuva mu buroko, baje kubwira bagenzi babo ibitangaza Imana yabakoresheje bari no mu buroko. Nuko bose ngo barasenga, ngo bamare gusenga buzura roho mutagatifu, maze bamamaza ijambo ry'Imana bashize amanga. Amen, amen, amen. Kuzura roho mutagatifu ni ukubaho ugengwa n'Imana, ukabonera Imana umwanya mu buzima bwawe bwa roho. Nibwo rero ibyo uzakora bizagenda neza, kuko nyine uri inspiré, uri kubwirizwa n'Imana, umwuka w'Imana ukurimo. Ubuhanga bushingiye gushakashaka Imana, kuyoboka Imana, tukemera Imana ikora ibigaragara ndetse n'ibitagaragara, bityo tukayishingiyeho ubuzima bwacu. Akenshi twebwe abantu twikundira ibigaragara, icyakubwira ko bitagaragara bifite agaciro karemereye cyane. Nabyo mutagatifu Exupéry yavugaga mu gitabo cye cyitwa Le Petit Prince, l'essentiel est invisible aux yeux, ngo icy'agaciro cy'ingenzi cy'ibanze ntikigaragarira amaso yacu. Rero tuzirikane ko roho mutagatifu umugenga wacu atagaragara, bwa buzima bwa roho nyine butagaragara. Nubwo atagaragara ariko arakora, roho mutagatifu arakora kandi agakora ibitangaza byinshi nk'ibi yakoresheje izi ntumwa. Tukibuzwa nk'abakristo gukoreshwa na roho mutagatifu, bwa buzima bw'umukristo buvugira Imana, butavuguruza Imana, kugira ubuzima bwa roho ingenzi. Nyuma ko twumvise no mu ivanjiri Nikodemu bishoboke ko mvaga afite inyota y'Imana, afite nostalgie, afite urukumbuzi rw'Imana mu mubiri we, ari kumva hari icyabuze. Nibwo abyuzwa muri shyaka nijoro asanga Yezu. Nta kindi bari kuganiraho na Yezu usibye batisimu, ya batisimu izana roho mutagatifu. Barimo kuganira ku buzima bwa roho. Yari mu ishuri rya Yezu, banatubwira twibuke Nikodemu ko agaragara mu rupfu rwa Yezu agiye kumuhamba, nk'undi mwigishwa nawe wari umwigishwa wa Yezu rwihishwa, kimwe na Yosefu w'Arimatiya. Kubera iki bakoraga rwihishwa? Turagenda tubibona uburyo asanga Yezu birerekeza ku bikorwa by'icuraburindi tubamo. Nuko rero twasanga Yezu agatumurikira, kuko Kristo wazutse niwe rumuri rw'amahanga rumurikira abantu bose. Ngo kuza nijoro kwa Nikodemu ntabwo nyine ari kumva uburyo umugabo w'igikwerere nkawe yasubira mu nda nyina akongera akavuka bundi bushya. Bose birashoboka? Yezu uraboneraho umusobanurire ko ubwo buzima bwawe nyine butagaragara, ko ariko buriho, ko nta muntu wakwiruka ku by'isi akibagirwa iby'ijuru, wabaho nyine nta wabaho. Ngiye rero batisimu duha kuvuka bundi bushya muri Yezu Kristo, bityo natwe tukagira uruhare ku busaseredoti ubuhanuzi n'ubwami bya Kristo. Iyo umaze kubatizwa hari ubutumwa uhabwa, kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza, ngo ube umukristo uva mu icuraburindi kubera ko yakiriye Yezu Kristo roho w'Imana. Ukomeze wibaze nawe ubuzima bwa roho ubugenera mwanya ki iwawe. Nikodemu aze gutumurikira cyane, kongera kureba ibyo duhirikanira. Umwanya mpereza Yezu, ngiraga ko gusanga Yezu, nanjye gusanga Yezu tukaganira na Yezu nijoro binyibutsa ko ndi umunyabyaha nkeneye imbabazi z'Imana. Tujye kureba impamvu nyinshi, ariko harimo 3 zibanze. Nikodemu yasanze Yezu ari nijoro. Kuki ubundi yamusanze ari nijoro? Icya mbere nuko nyine Nikodemu yahoze ari umwishwa Yezu rwihishwa.
bya bindi bitwibutsa ko gukora neza atari gusa ibintu bigiye ku mugaragaro, na rwihishwa ushobora gukurikira Kristo kandi bigakunda, atari nko kubibwira abantu bose. Gukurikira Yesu rwihishwa, dore ko ari umutegetsi nyine, ntabwo ari kwibeshya ngo bikore ku mugaragaro, bene baba bari kumuhombora. Ikindi cya kabiri gikomeye ni ibanga bafitanye na Kristo. Nubwo batatubwira ku musozo niba Nikodemo yaraje kwemera, ariko ntiyabura kuba yaremeye. N'ikimenyimenyi ukuntu yaba yaremeye ni uburyo yagaragaye mu rupfu rwa Yesu agiye kumushyingura. Icyo kirakomeye cyane. Burya umuntu mwajyanye kumva, umuntu wagushyinguye ni umuntu wawe, bigaragaza ibanga yarafitanye na Kristo. Nikodemo yaje kuyenya ibanga na Kristo, niyo mpamvu y'iryo joro ryose agenda amushakashaka. Abandi bategetsi mukomere hari igihe batazabimenya, ntibamenye iryo banga Nikodemo agize te afitanye na Kristo. Icya gatatu ni ikintu kinasekeje kandi nanjye kuvuga gisebeje. Muri rusange, ndavuga muri rusange, abategetsi ngo hari bamwe badasenga, n'abasenga ntibasenga uko bikwiye, cyangwa bagasenga gakeya, rimwe na rimwe bagasenga banajijisha. Abayobozi, abategetsi, abantu bakomeye tubona bakomeye hano ku isi, bafite ibyubahiro bikomeye cyane, buriya kenshi uzitondera ugusenga kwabo. Hari igihe badasenga, hari igihe basenga bari kujijisha bafite ibyo bashaka. Ibyo nibyo biranga Bakayifa n'abandi benshi cyane ba Pilato. Ariko uki Nikodemo we aje gusenga. Nubwo tuvuze ko muri rusange, ariko by'umwihariko hari n'abategetsi bapfukama imbere ya Yesu, abayobozi bati ni Yesu wampaye ubuyobozi, ni Yesu washyize kuri uno mwanya, ni Imana yampaye uwo mwanya. Nuko bagapfukama bakaramya Imana bakayishimira. Ubuto bwanjye ukwicisha bugufi kwanye nk'umuyobozi, nk'umutegetsi. Ese nanjye ndakujya nka Nikodemo? Nikodemo ni urugero rwiza rw'abategetsi bose bagomba kwicisha bugufi imbere y'umuremyi Imana wabahaye ako kazi, wabahaye ubwo butegetsi, wabahaye ubwo bubasha. Ariko wowe nanjye dushobora kuba tutajya tubimenya. Nyagasani ko aduhaye ububasha kandi ko yifuza ko twagera dute twamukomeraho kandi tugakomeza n'imbaga yadutoreye kuyobora. Nikodemo yongereye ankebure niba nanjye ngira akanya ko guhura na Kristo. Ese sintinya amaso ya rubanda ati nibabona ngiye gusenga ndi umutegetsi ukomeye, baratangira bamvuge, ubwo ndabanyoje imbaga, abandi bategetsi baza kwibona bati mutegetsi, abategetsi turabasuhuje batakoze isengesho, bibagiwe ubuzima bwa roho, nuko bakirukanka politike ikomeye cyane, kukina politike ariko itari mu Imana. Ibyo ntaho byakugeza, usibye gusarura inzangano no kumva buri gihe wararikira kugirira abandi nabi. Ubuze ikintu kigeze ubuzima bwa roho bwawe bwarakendere. Ndirinze kuvuga ko nta n'ubuhari niba nta kanyigiro ko guhura n'Imana. Nikodemo akaza nijoro, akabona akanya nijoro kugira ngo ahure na Nyagasani. Tugiye gusoreza ku nkuru y'umuyobozi umwe, turebe ibyo ari gukora. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trello, ngo umuyobozi umwe ngo yararinzwe n'ababodyguard bakadogwa, abasirikare bamurinda, kuko nyine yari mu avuga ari kijyana, ukibazo yari kakuyobera. Yari umuntu ukomeye cyane mu y'icyo gice, ubwo akarindwa bikomeye cyane. Ariko icyatangaje kandi kikababaza ndetse kigatungura abo yarashinzwe kuyobora, ngo bodyguard abamurindaga ngo byageraga hafi saa 8:30 zishyira saa 9 akabakangura ngo bajye mu butumwa, bakagenda. Ngo bajya kubona bakabona yihinnye ahantu mu nzu, ntibasobanukirwa n'ibyo ari byo. Ibyo akabikora buri gihe, akabikora nanjye kuvuga buri munsi akagenda abikora, abakangura ati tujyane. Bajya kubona bakabona bageze hehe, bageze kuri ya nzu. Wa muyobozi agahamara isaha irenga, yarangiza muri iryo joro bakongera bakagaruka ntawe umubonye. Abamurindaga baza kumenya ko aho ngaho muri iyo nzu habagamo umupfakazi. Aha, umuyobozi wacu nta kindi aza kureba iri joro, no kugira ngo batamenya ko hari umupfakazi yacyuye aha ngaha. Nta kindi kimugenza. Bikomeza barya mu ndaro mu mutima ati umuyobozi wacu adushishikarize kwirinda ingeso mbi, none niwe uri kujya gucyura abapfakazi. Iki ni ikimenyetso koko gikomeye cyane cy'umuyobozi ugenda rwishwa agakora nabi. Batangira kumushyiraho ingenza kubera ko hari abakekaho umupfakazi nyine. Ubwo umunsi umwe bamenyera ayo masaha yagaziraho aho ngaho ya nijoro saa 9, n'igihe haviraga bafata icyanzu ko bagiye kumufatisha, ubundi bazamweguza mukure no ku buyobozi, bitewe n'ayo mahano ari gukora, ari gucyura umupfakazi. Umutegetsi ukomeye cyane utanga urugero rubi. Umunsi umwe hateranye abantu benshi cyane, abasirikare impande n'impande bose bagota yanzu hahandi nyine kuri wa mupfakazi yajyagajya. Igihe kimwe kiza kugera nyine bose bamaze guhagota baza kwinjira. Bamaze kwinjira ngo bafate umuyobozi
bamufatire mu cyaha, bamufatire mu cyuho. Nuko bahageze bakinguye icyumba, bose baratungurwa, dore ko bari bafite ibyicisho byinshi, intwaro, bagira ngo kuko bahite bamuboha ubundi bamufunge, kuko atanga urugero rubi mu baturage, atanga urugero rubi mu bayobora. Nuko bagiye kumufunga basanga wa muyobozi ari imbere, ari muri oratoire, ari muri chapelle, petite chapelle, aho basengera. Ngo aho ngaho yakundaga guhaza nyine nijoro, kubera ko aribwo abonaga umwanya nijoro, akabyuka nijoro icyo gihe aje gusenga, aje gushengerera, kubera ko iyo chapelle yari yaratawe, nta bantu bakiyikandagiragamo, ibitagangurirwa, ibinyabwoya byose byabaga biri aho ngaho, ntawe ukiyikandagiramo. Nuko bamubaza guhavumbura, akajya aza guhasengera nijoro, akabona n'ibisubizo birumvikana byo kuyobora iyo mbaga. Nuko bose bamubonye ari imbere ya tabernakoro, bose ubwo bataha, babura aho barigitira, ikimwa n'ikimisa 25, bose barataha. Ntumbaze wari ufite imbunda, wari ubanguye umuhoro agiye kumukubita, wari uzanye amapingo agiye kumuboha, bose bari kubura barataha. Wa muyobozi n'ubundi akomeza aragaruka, asubira iwe, nuko byari bisanzwe, akagenda agaruka n'ubundi akagenda agaruka. Bishoboke ko abantu nabo baje kumenyera igihe, nyuma banze kubona nabo bakajya baza hahandi gusenga buhoro buhoro ya chapelle, batangiye koko bakajya baza kuyisengeramo. Kubera iki? Wa muyobozi ati yacyumupfakazi ngo Yezu Kristo uraho ngaho utakigerwaho, none uyu muyobozi ko akamugezeho. Beho cy'Imana Yezu Kristo akuzwe. Abayobozi turabasuhuje rwose, mukomere cyane kuri Kristo, mufitanye ibanga na Kristo. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura nawe ongera urebe aho ubuzima bwawe bwari buhagaze. Icya mbere, kugirana ibanga na Kristo. Umwana, umukuru, umuyobozi, umuyoborwa, kugirana ibanga na Kristo. Ibyo nibyo bizaguha ishyaka ryo kubyuka nijoro saa 9, saa 11 ukabyuka ugiye guhura na Kristo. Kugira Kristo umwihariko kujya ngo ujye umusiganuza, nka kuya Nikodemu nawe aza kumusiganuza ati Yezu ibi birashoboka. Ugaza gusiganuza Kristo, Yezu birashoboka. Ko bagiye kumbirika, Yezu urabyemera? Yezu ko ndi guhura n'ibibazo mu buyobozi, Yezu urabibona ute? Kuza kugisha Yezu inama igihe n'imburagihe. Icya kabiri twazirikana n'abantu twese twataye ubuzima bwa roho, aho duha amasaha menshi gushakisha iby'inosi, tukaza kwibagirwa akanya ko duharira Nyagasani. Ugiye iminota ingahe ku munsi yo gushengerera? Ugiye iminota ingahe ku munsi yo gusenga? Uhura na Nyagasani kangahe ku munsi? Hamwe na Nikodemu, nawe ufata icyemezo cyo kujya gushaka Yezu. Ese nta cyaha ufite? Yezu adukiza iyo twagiye kumushaka, iyo twagiye kumushengerera. Visite au Saint-Sacrement, gufata igihe cyo kujya gusura Yezu. Nta handi babandi batagera, handi hibagiranywe. Iza chapelle zacu, uzasanga chapelle zacu haragiye mu bitagangurirwa, umwanya wicaraho abihaye Imana batakiye muri chapelle zabo batagisenga. None ibitangurirwa byagiye mu myanya yanyu, kongera kwibutswa ko tugomba kugaruka kuri source, ku isoko. Aho twagiye tujya ku masoko, amasoko y'imigati, amasoko y'ibyaha, tugasandara, isuku ikabura. Tugaruke ku isoko Yezu Kristo, ni uzadusana by'ukuri. Icya gatatu tujya gusorezaho n'abatagatifu 3 banyuze Kristo bakajya bajya kumusura. Abayobozi ba Nikodemu niko navuga. Wa mbere ni mutagatifu Francisco Assise. Ngo nijoro yakeshaga ari imbere y'isakramento, ngo yave imbere y'isakramento Yezu yamongoreye amubwira ati Francisco, genda ufata agaseke ujye gusabiriza, uzabona uburyo ugoboka abakene. Byasengesho rijyana mu bikorwa, rikajyana mu bikorwa igikorwa cy'urukundo. Nuko rero Francisco akajya afasha abandi benshi cyane abakene. Wa kabiri umutagatifu Yohani Maria Vianney. Igihe kirekire kimaraga ari gushengerera, nuko nijoro ngo gacana itoroshi agiye mu kiliziya. Abari aho ngaho bakabona nyine Yohani Maria Vianney atambuka n'agatoroshi agiye gushengerera, kuko yari yemeraga ko Yezu ahari. Ndabizi neza Yezu arahari, nubwo ntakubona ariko ndabizi Yezu urahari. Mwisakame y'Ukaristiya, amen. Wa gatatu umutagatifu Thomas w'Aquino, ngo yigishaga muri universite rimwe na rimwe akigayo nawe, hanyuma igihe kirekire agakimara ari mu bushakashatsi, ari guhuza filozofiya na teolojiya, ashakashaka ibisubizo imbere ya Yezu. Nuko igihe kirekire agakimara ateze Yezu amatwi muri tabernakoro. Yezu mbwira icyo nza kuvuga, Yezu mbwira icyo nza gusubiza, Yezu ndabigenza nte? Nuko Yezu akamuha ibisubizo ari imbere y'Ukaristiya, ari imbere ya tabernakoro, ari imbere ya Kristo. Nguko kujya gushakashaka Yezu nijoro. Ese wowe ugira umwanya ubangura amatwi ugatega Yezu amatwi ukamureba ubundi akagukiza nawe?
Nikodemu urakoze, uduhaye urugero rwiza rw'abategetsi twebwe twese twibwira ko dukomeye hano ku isi, nyamara imbere y'Imana twese turoroheje. Niyo mpamvu tugomba guca bugufi tukaramya Nyagasani we usumba byose. Urakoze Yezu. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.